mwaramutse neza mwese, ndabasuhuje mu izina rya Yesu kandi ndabifuriza kugirirwa neza n'Imana, ndabifuriza umunezero wa Kristo, ndabifuriza ubuntu bw'Imana buze busage mu mitima yanyu, kandi ndabasabira kugira ngo Imana yo mu ijuru ize ibane namwe, yongere ibagirire neza, yongere ibagirire ibambe, yongere ibuzuze umunezero, yongere ibuzuze ibyishimo. Imana yongere igaruke ku buzima bwawe. Ndakwifuriza kugira ngo uze kongera kwakira ihumure, ndakwifuriza ko Imana yongera gushyira ihumure mu mutima wawe. Mutima wawe warucitse intege, mutima wawe warutenteburitse, mutima wawe wari umaze gusa nkaho utakaza ibyiringiro, ariko Imana yo mu ijuru ni gusubiza ibyiringiro, niyongere yuzuze ibyiringiro mu mutima wawe, niyongere yuzuze kunesha, niyongere yuzuze urukundo mu mutima wawe. Hari ijambo ngira ngo tuganireho muri aka kanya, riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 29, turasoma umurongo wa 11. Niho ngira ngo tuganire. Wowe unteze amatwi, wowe buze kumvira ijambo, ndagira ngo ufatanye nanjye, ndagira ngo ufatanye nanjye gukunda Imana, ndagira ngo ufatanye nanjye kongera kuzamura ibyiringiro byawe, ufatanye nanjye kongera kwizera, fatanye nanjye kongera kumva ko hari icyo Imana igiye kudukorera, hari icyo Imana igiye gukora ku buzima bwawe, hari icyo Imana yitegura, ko hari icyo Imana igushakaho. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo, erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbarememo umutima w'ibyo muzabona hanyuma, ni ko Uwiteka avuga. Amen. Hari ibyiringiro by'Imana izagukorera, hari ibyiringiro byo gutabarwa, hari ibyiringiro byo kongera kubona Imana, hari ibyiringiro byo kongera kumva Mwuka Wera aganira nawe, hari ibyiringiro. Haleluya. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ntabwo ari ibibi ahubwo ni byiza, kugira ngo Imana ikureme mu mutima w'ibyiringiro by'ibyo uzabona hanyuma. Imana niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe, Imana niyo ifite ijambo rya nyuma kuri wowe, Imana niyo ifite ijambo rya nyuma mu byo utunze, Imana niyo ifite ijambo rya nyuma kuri wowe n'abawe. Imana isanga Yeremiya iramubwira ngo, umva yewe Yeremiya, rangurura ijwi ubwira ubwoko bw'Abayisirayeli, mu gihe bwari bumaze gutakaza ibyiringiro, mu gihe bwabonaga ibintu byacitse, intambara zibaye nyinshi, amakuba abaye menshi, akaga kabaye kenshi, ariko ijambo ry'Imana riramusanga riramubwira ngo, bwira Abayisirayeli mubabwire ngo, erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, si ibibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mbareme mu mutima w'ibyiringiro by'ibyo muzabona hanyuma. Byiringiro byawe byari bimaze gutakara, byiringiro byawe wabonaga ko ibintu bicitse, cyane cyane muri ibi bihe turimo bigoye, muri ibi bihe turimo bikomeye, muri ibi bihe turimo bivunnye umugenzi, muri ibi bihe turimo bigaragara nk'aho bigoye buri wese. Wari umaze gutakaza ibyiringiro, wari urimo urakora, mu gukora kwawe ukabona byanze, mu gukora kwawe ukabona ntabwo icyo ugendereye, ntabwo icyo wifuza urimo kukibona uko ubishaka. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo witakaze ibyiringiro, kuko Imana yo mu ijuru igiye kongera kukugarurira agaciro kawe. Izi ibyo yibwira izakugirira mu bucuruzi bwawe, izi ibyo yibwira izakugirira mu buzima bwawe. Ushobora kuba urwaye igihe kirekire, warivuje indwara ibura umuti, ariko Imana izi ibyo yibwira kukugirira, Imana izi ibyo izakugirira, ntabwo ari ibibi ahubwo ni byiza, kugira ngo yongere kureme mu mutima w'ibyiringiro by'ibyo uzabona hanyuma. Ijambo ry'Imana mu Ngoma ya 2 igice cya 20, iyo usomye umurongo wa 15, hakubwira neza uburyo Imana yasanze umugabo Yehoshafati, iramusanga iramubwira ngo, nimuhumure, nimutuze, imwereka strategy y'urugamba, imwereka ukuntu akwiriye kurwana intambara we n'ubwoko bw'Abayisirayeli. Muri cya gihe bari batewe n'Abanewunimu, muri cya gihe bari batewe
n'abo ku musozi w'Isiriya, ngo ariko Imana iramusanga iramubwira ngo nkubwire yewe mwami Yehoshafati, witinya wikuka umutima, wikurwa umutima n'izo ngabo zibateye. Imana iramubwira ngo dore abanzi banyu barazamuka haterera ahagisise, ngo dore bageze iningeni, ngo ariko nimumanuke mujye mu kibaya Beraka mugende. Imana iramubwira ngo genda muhimbarize Uwiteka, murebe umutwe w'abaririmbyi wo mu Bakora no mu bene Asafu, ngo muhimbaze Uwiteka Imana yanyu, ngo mwirebere agakiza Uwiteka Imana yanyu iri bubazanire. Nanjye icyo ngusabira muri aka kanya ni ukumvira Imana, ukumva icyo Imana ivugana nawe, ukumva icyo Imana ikubwira, ukumva uko Imana ikugira inama. Ndagusabira kugira ngo Imana ikugereho, ndagusabira kugira ngo Imana yongere izane ijambo ry'ibyiringiro mu buzima bwawe, ndagusabira kugira ngo Imana yongere ikureme bundi bushya. Haleluya. Ndagusabira kugira ngo Imana yongere yuzuze ibyiringiro mu mutima wawe, nubwo wari ucitse intege, ariko ndagira ngo nkubwire ngo uhumure, kuko iyo bicitse mu ijuru hari ababidoda. Satani naza akakubwira ngo ibintu biracitse, akakubwira ngo ibintu birarangiye, akakwereka ko ubuzima bwawe burangiriye aho ngaho. Uzamubwira uti nubwo bicitse, ariko mu ijuru hari abadozi, mu ijuru hari abatayeri bazi kudoda. Ibyo birashoboka. Imana ni Imana idahemuka, Imana ni Imana itabeshya, ntabwo ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo, ntabwo ikiranirwa ngo yibagirwe ibyagusezeranije. Ndagira ngo nkubwire ngo wizere iri jambo rivuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ntabwo ari bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mbareme mu mutima w'ibyiringiro by'ibyo muzabona hano. Imana rero ifite ijambo ryiza kuri wowe. Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Imana ifite icyo yifuza kuri wowe. Ndagira ngo mubwire ngo nubwo mubona insengero zikinze, ariko ijuru rirakinguye kandi ririmo rirakira ibyifuzo by'ubwoko bw'Imana. Ijuru riracyakira ibyifuzo byacu. Witinya rero, wikuka umutima, wikumva ko ibintu bikurangiranye, wikumva ko ubuzima bwawe burangiye, ahubwo Imana yo mu ijuru ije gukora igitangaza kidasanzwe. Imana yo mu ijuru ije gusubiza ibintu mu mwanya wabyo. Imana yo mu ijuru ije kongera gusubiza abantu bayo agaciro kayo. Imana yo mu ijuru ije kongera kuturema. Mu gice cya 31 muri iki gitabo cya Yeremiya niho havuze ngo nzongera kukubaka, nawe uzaba wubakitse. Humura, Imana igiye kongera kukubaka, Imana igiye kugusubiza agaciro kawe, Imana igiye kugusubiza uko wari uri. Haleluya. Mu Byahishuwe igice cya 21 Yesoni umurongo wa 4 haravuga ngo izahanagura amarira ku maso yabo, kurira no gutaka, urupfu n'umuborogo ntibizongera kubaho ukundi. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana igiye kuduhanagura amarira twarize, Imana igiye kuguhanagura amarira warize, Imana igiye kuguhanagura amarira warize igihe kirekire. Wararize, ubura uwaguhoza, uratakamba, ubura uwagutabara, yewe ijwi ryawe riraniha, ariko ubura uwakumva. Ariko Imana iravuga ngo noneho hamagara, hari uwakumva, kandi Yesu agutegeye amatwi. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ndagira rero wongere usubizwamo ibyiringiro, wongere wumve ko ufite Imana, kuko ijambo riravuga ngo hahirwa ufite Imana Yakobo w'umutabazi, nayo ikamubera ibyiringiro. Humura, ufite Imana ntacyo uzaba, kandi Imana izakomeza ikurinde, Imana izabana nawe none n'iteka ryose mu bihe bidashira. Amen. Reka dusenge Imana. Mana Data, mu izina rya Yesu, Imana ishobora byose, Imana yose, Mwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye cyane, ndaguhimbaje muri iki gitondo cyiza, iki gitondo wari uduhaye, igitondo cy'amahoro, igitondo cy'umunezero. Iki cyumweru ndasenze kugira ngo uyu munsi wose abantu babone ubwiza bwawe, abantu bawe ubwiza bwawe bukangane kuri bo, kandi Mwami wiyereke umuntu wawe kubishaka. Urakara muri Data, urakarama umugisha umuntu wese wumvira ijambo, umuntu wese ushyigikira umurimo wawe, umugisha umuntu wese Mwami wemera gutega amatwi ubutumwa bwiza agenewe. Urakoze rero, icyubahiro cyawe kiganza n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe, kandi amahoro Imana itanga atari nk'ay'abisi batanga, abane n'imitima yanyu none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.